Giranga abantu mudukurikiye mube hafi. Haleluya. Abantu badukurikiye muze mwumva iki Imana ivugana namwe. Imana ivuganye namwe ngo kuko mwahawe ibuye rikomeza imfuruka. Imana iravuze ngo ntabwo muzakorwa n'isoni. Igihe cyose uzakorwa n'isoni uzamenye yuko utarahura n'iryo buye rikomeza imfuruka. Ariko turabasuhuje mwebwe mwese mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV. Ikaze mwebwe muherereye mu majyaruguru, mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali, Burasirazuba n'Iburengera bwaryo. Ikaze tugarukanye na Evangelist Devota ntugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Nizere ko riraza kubafasha. Murakoze cyane rero, reka tumwakire. Shalom shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe n'Imana ko yongeye kutugirira icyizere tukaba twongeye guhora turi bazima. Wowe wabashije kugaragara hano uri muzima, aho Imana icyubahiro. Wowe warugo ukaba warakize, ushimira Imana. Wowe wumva udakeneye no kubyumva, wumva bikuvuyemo, ushimira Imana kongeye kubyumva. Abakunzi bacu nabo turabashimiye kandi dushimira n'Imana yabaduhaye. Ndagira ngo umuntu wese ahaherereye azabane namwe. Nzanye intego rero yo kubigisha Imana yamaye. Nzanye ijambo rivuga ngo tumere nk'abana b'impinja. Haleluya. Amen. Intego iravuga ngo tumere nk'abana b'impinja. Reka dusenge Imana tubashe kuganira. Urakoze Kristo, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Mana wabanye natwe utugirira neza. Mana waraturinze. Hari igihe kimwe byari bikomeye, hari igihe amaboko y'abantu yaturekuye, yawe ntiyaturekura. Isa n'umunota turi imbere yawe, tunejejwe nawe ko turi amahoro. Ibyo wadukoreye byose turagushimiye. Turaguhamagaye rero ngo uzubane natwe, uze muri iki kiganiro ubane natwe, uze tubere Imana, uze twigaragarize, uze urambure ukuboko kwawe, uze utegeke. Mana turaguhamagaye kugira ngo tubere byose, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. 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 Habari tunayo si habari ya dunia, si habari ya vita au kama ala vita, bali tunayo kwetu ni habari ya Yesu. Bali tuko tunasema ni habari ya kuokoa. Bali tunawaambia ni habari ya ushindi. Ni habari ya ushindi. Ni habari ya ushindi. Ni habari ya ushindi. Ni habari ya ushindi yatoka Goligota. Ni habari ya ushindi yatoka Goligota. Ni habari ya ushindi ya kuokolewa. 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 Bali tunasema ni habari ya ushindi. 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 Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Turirimbye umuririmbyi mutoya uvuga ngo amakuru dufite ni amakuru yo kunesha. Haleluya. Ntabwo dufite amakuru y'abantu, ntabwo dufite amakuru y'isi, ntabwo dufite amakuru ya kila kitu. Dufite amakuru haleluya yo kunesha
Yesu yaneshereje Golgota, Yesu yaranesheje, atanga n'ijambo ryo kunesha. Natwe amakuru dufite ni amakuru y'uko Yesu yanesheje. Ibyo bikuremerera iyo ngiyo, Yesu yarabinesheje. Ibyo byaha uhoramo ukumva ntiwabivamo, Yesu yagiye ku ntebe y'imbabazi. Ibyo wumva wagumya kubivungamo, ibyo ntago biri buvemo. Yesu yaravuze ngo kuko mbarokoye, kuko mbacunguye, kuko mbaokowe, ndashaka ngo mumere nk'abana b'impinja. Rero habari dufite aka kanya, amakuru dufite nayo gukizwa tukamera nk'abana b'impinja. Si amakuru y'ubukwe bwabaye bwo kwa muntu, si amakuru tubazaniye yo kwa shangazi, si amakuru tubazaniye y'uko amashuri yatsindishije. Dufite amakuru ava kwa Yesu y'uko Yesu yatsinze, nawe yiteguye kugutsindishiriza. Ndagira ngo abantu badukurikiye mutube hafi, tubashe kuganirira ijambo, kandi umuntu wese uryumva rigira aho rimuvana n'aho rimushyira. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Petero wa mbere ibice 2, turasoma mu izina rya Yesu. Haranditse ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera, nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuze amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribi ry'igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Amen, amen. Dusomye ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ijambo dusomye ratubwira ngo ibuye rizima n'ishyanga ryera. Ibuye rizima n'ishyanga ryera. Habaho amatorero, cyangwa se hakabaho amadini plutôt, cyangwa se hakabaho amateraniro y'abantu runaka, cyangwa se hakabaho amakanisa, cyangwa se hakabaho insengero. Ariko ijambo riratubwiye ngo harasabwa kubaho itorero tukongeraho rizima. Haleluya. Amen. Hakabaho n'ishyanga ryera. Mbese muri uyu mwanya ubarizwa mu iteraniro cyangwa mu itorero rizima? Mbese muri aka kanya ubarizwa mu ishyanga ryera? Mubeho kumenya ishyanga no kumenya ibuye rizima, cyangwa no kumenya itorero rizima, cyangwa se kanisa rizima. Imana itwishimire. Tukiri aho ngaho, uvuze ishyanga ryera, ariko njye ntabwo ndi kubasha gusobanukirwa ese ishyanga ryera ni iki? Wadusobanurira? Yego, Imana iguhe umugisha. Amina. Hari n'undi wari ufite icyo kibazo. Ishyanga ryera ni ukuvuga ubwoko bwera. Ni nko bavuga bati mu bwoko bwera, ugomba kuba wera, uturuka mu ishyanga ryera, ukagaragazwa n'ibuye rizima, kuko Yesu nawe yaje kudukomeza, agaragaza nk'ibuye rizima rikomeza imfuruka. Amina. Hanyuma Yesu arangije aravuga ngo icyaba cyiza ni uko hari ibintu bigomba kurekwa. Aravuga ngo ibintu bigomba kurekwa, icya mbere ni kimwe yavuze ngo mureke iryo shyari, mureke uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose. Abagenzi bajya mu ijuru ntabwo basebanya. Hari ahantu henshi uzagenda muri iyi minsi wumva, aho kugira ngo umuntu aze ababazwa n'uko mugenzi we yaguye, ngo ajye kumusura amwihanganishe,
Yesu ugize avuga ngo nujyana ituro ukarigeza mu nzira, ukibuka ko hari umuntu ufitanye ikibazo, risige mu nzira ugende usaba imbabazi, aho kugira ngo umuntu yumve yuko byakomeye kuri mwene se ajye kumuhugura cyangwa ajye kumusura, hari kuzamo kumuvuga nabi, amashyari, ibintu bitandukanye. Ariko ibyo ntabwo bikomoka mu itorero ryera cyangwa se mu ishyanga ryera, ibyo bifite ahandi bikomoka. Tukiri aho ngaho uvuze ku kintu cyitwa ishyari, ariko akenshi usanga dukunze kubyitiranya ku bijyanye n'ishyari. Ari ukuntu utekereza ukavuga uti uriya muntu uko byagenda kose ari ahantu heza, nanjye ngomba kuhagera, ndifuza kuba nkawe. Ese bitandukaniye no kuvuga ngo uriya muntu mufitiye ishyari, nkumva ko ibintu bye byose byaguma biri hasi, ese bitazamuka? Wadutandukanyiriza? Aho ni abatandukanyiriza, hari ishyari hakaba n'ishyaka. Ndagerageza nanjye kubisobanura, nubwo wenda ikinyarwanda nanjye hari ahantu ntajya nkisobanukirwa neza, ariko umwuka wera aramfasha. Ugize ishyaka ukavuga ngo kanaka harahageze, nanjye reka nzamuke, icyo ntabwo ari icyaha. Ariko ugize ishyari ukavuga ngo ndashaka kuriya muntu wenda ari guhitinga, wenda yarazamutse cyane, reka mufate mukubite hasi, cyangwa reka musebye, cyangwa reka nirwe muvuga umunsi w'ire, reka umuntu akora ubukwe nirwe muvuga umunsi w'ire ejo uzaza, reka bigende gutyo. Icyo ni icyaha. Yesu yaravuze ngo abo bameze gutyo babyihoreye. Aravuga ngo mwabaye nk'impinja zivutse vuba. Impinja zivutse vuba. Aho ngaho naho ngize ikibazo, ese ni gute umuntu mukuru yakwihindura uruhinja, cyangwa se yakora ibintu uruhinja rukora? Ntabwo bivuze ngo uragenda uba uruhinja wongere bagutarure mu bitambaro, oya, ahubwo uruhinja ntirurwana. Niyo warusiga ku gitanda hafi ku rwuririro, ntabwo usanga rwaguye, aho urusize niho urusanga. Bivuze ngo uruhinja rumenya ibyarwo. Niba uruhinja rusinziriye rurasinziriye, niba rukangutse rurakangutse. Ntabwo uruhinja rujya kure urundi ruhinja ngo rujyane amagambo, ntabwo uruhinja rujya kumva ko muvandimwe atazamuka, ntabwo uruhinja rujya kuvuga amagambo ngo ruvuge ibyaha by'abandi rutarebye ibyaha byarwo. Uruhinja nyine ni uruhinja ruba rutuje. Ndagira ngo abantu rero badukurikiye bareke dukora umurimo w'Imana, hanyuma dutuje, nta mashyari, nta bintu by'igomwa, nta bintu byo gusebanya. Nibwo Imana izaduhemba, nibwo tuzagira umusaruro mu isi no mu ijuru. Bavandimwe, gusenga ni ibintu bivuna, gukizwa ni ibintu bikomeye bivuna. Si uko utakora ibyo abandi bakora, ariko kubikora ntunabikore neza ni ikibazo. Imana inavuga aka kanya ngo umuntu wese udukurikiye aherereye hose yakabaye nk'uruhinja ruvutse vuba, nirwo rutagira ibibazo. Igihe cyose wumvishe ko wabaye mukuru, uzagiye kuri iyo mihanda numva, uzavuga bitandukanye, uzasanga hari igihe warengereye. Mbese n'icy'ukuri uzakivuga, ariko mu kanya uvuge n'ikitari cy'ukuri, usange wacumuje ururimi rwawe. Bavandimwe, mureke tugerageze icyo Imana avuze ko umuntu izagisohoza. Nimureke tumere nk'ishyanga ryera, tumere nk'ibuye rizima. Imana izaduhemba kandi Imana izatugirira neza. Ku murongo waho wa 5 haravuga ngo namwe mubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera, bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo. Amin. Namwe mugomba kubaka ibitambo byera, mukubaka amabuye mazima. Haleluya. Niba uri umutambyi, ntabwo uzatamba utera, ntabwo uzatamba udafite ibuye rizima rigukomeza. Haleluya. Abantu ngo niba babaye abatambyi bera, barasabwa no gutamba ibitambo byera, kandi ibyo bitambo ngo bikanezeza Imana. Haleluya. Rero ntabwo Imana ivuze ngo dutambe twanduye, ahubwo nimunyemere muze dutambe twejejwe. Haleluya. Ntabwo gahunda ari ukubirangiriza hahandi nyine, ahubwo gahunda ni ukwegera Imana, ni ukwegera
kwegera mwene so ni ukumusengera, wayobye ukamutura Imana ikamuzana, ufite indamu ndende ukabwira Imana ngo suko. Haleluya. Ariko ndashaka kubabwira ngo Imana irifuza yuko mwatamba ibitambo byera namwe mubanjije kwera, kandi mukanezereza mukifuriza nabo muri gutambira ibitambo cyangwa nabo muri gufatanya gutamba igitambo cyera, mukishimira ko cyashimwa n'Imana. Ukoze igitambo, utanze igitambo, urasenze, urabatije, uraririmbye, bihindutse ibyanduye. Bavandi, turagana hehe? Imana ivuganye namwe ngo mugabure ibyo byanyu cyangwa mubatize cyangwa muvuge Imana mwabanjije kuba abatambyi bera, nibwo muzabasha gutamba ibitambo bigashimwa n'Imana. Mu gihe bitazashimwa n'Imana bizazana ingaruka, ariko nibishimwa n'Imana bizazana inyungu. Yesu adushoboze. Hanyuma kuri uyu murongo waho wa 6 naho hakavuga ngo, kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo, dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka, ryatoranijwe kandi n'iry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Amen. Iryo buye ni Yesu Kristo. Yesu niwe waje akomeza imfuruka. Haleluya. None se niba warakomejwe na Yesu, iminsi yabaye mwisi yahaye agaciro abantu. Muribuka ko na mama yaje kumureba na bene nyina, ubwo yari ari kubwiriza baramubwira ngo mama wawe na bene so bari hanze baragushaka. Yesu aha agaciro abo yari ari kumwe n'abako kanya. Wahaye agaciro umuntu muri kumwe muri iyo minsi, wahaye agaciro hahandi muri guhura mutambira y'icyo gitambo cyera. Hanyuma Yesu aravuga ngo abo ba mama, aba bane data naba turi kumwe aka kanya. None Yesu ko yahaye agaciro abo bari kumwe, ni gute wowe uzakora umurimo w'Imana hakazamo inyatsi, hakazamo induru, hakazamo urusaku, hakazamo ibintu biravuga ukwezi amezi 2, abantu bambabariye kwe? Tugasenga Imana ikaduha imbaraga, tugasenga Imana ikadusobanurira, tugasenga Imana ikaduha guhura n'umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo, ari we waje gukora ibuye rikomeza imfuruka. Ndagira ngo abantu mudukurikiye mube hafi. Haleluya. Abantu badukurikiye muze mwumve icyo Imana ivugana namwe. Imana ivuganye namwe ngo kuko mwahawe ibuye rikomeza imfuruka. Imana iravuze ngo ntabwo muzakorwa n'isoni. Igihe cyose uzakorwa n'isoni uzamenye yuko utarahura n'iryo buye rikomeza imfuruka, ariko nudakorwa n'isoni uzamenye ko wahuye na rya buye rikomeza imfuruka. Haleluya. Yesu aravuga ngo ntimuzakorwa n'isoni kuko mwahuye nanjye. Nutamba igitambo cyera ntabwo uzakorwa n'isoni, nuhura n'ibuye rikomeza imfuruka ntabwo uzakorwa n'isoni. Ariko igihe uzaba wikoreye iby'iwawe hirya iyo ngiyo kwa bamono cyangwa hirya iyo ngiyo mu bindi bihugu nazi, icyo gihe uzakorwa n'isoni kuko utahuye n'ibuye rikomeza imfuruka. Imana idushoboze. Haleluya. Kandi Imana itube hafi. Ndingingira umuntu wese udukurikiye kanyumva neza, gahunda ni ukumera nk'impinja zivutse vuba. Ikindi ni ukubarizwa mu ishyanga ryera. Ikindi ni ukubarizwa ku ibuye ryiza. Ikindi ni uguhura n'umutambyi, ibuye rikomeza imfuruka, ngo abaryiringira ntabwo bazakorwa n'isoni. Imana ihabwe icyubahiro. Waba udukurikiye aho uherereye hose, hari ikindi wifuza kumbaza se mbere yo gusoza utasobanukiye ngo n'abandi bumvireho? Oya, ntacyo tunasobanukiwe. Imana iguhe umugisha, kandi n'abadukurikiye nabo bahabwa umugisha, mubashe kumenya ko gahunda ntabwo tuzakorwa n'isoni kuko uwo twiringiye ni ibuye rikomeza imfuruka. Azadukomeza ntabwo azadusenya. Haleluya. Azatuzamura ntabwo azatumanura. Azatwizanya n'ibikomangoma, kandi tugeze niwe mu ijuru tuzabana nawe, kandi yaratsinze. Nimuhumure. Imana ihabwe icyubahiro.
Data mu izina rya Yesu turagushimiye kuko wabanye natwe, waje mu isi kugira ngo turebe, uha agaciro twebwe, uraducungura, wemera kutuba hafi, uraza ukomeza imfuruka zari zidakomeye, kandi utubwira ko uwo wakomeje atazakorwa n'isoni. Izina ryawe nirihimbazwe. Umugisha rero umuntu wese yifuza gukomezwa nawe, umuntu udukurikisemwo kubarizwa mu ishyanga ryera, umuha umugisha kandi umukomeze, uwemeye gutanga igitambo gishimwa nawe umushoboze, kandi buri wese mu mwanya w'umugirire neza. Tugusabye ko twamera nk'impinja zivutse vuba, nizo zitajya zisebanya, zitavuga ibitandukanye, ahubwo ziba hafi zikamenya ibyaryo. Ngaho natwe tugirire neza kandi utubere ibyiringiro. Umuntu wese tora zidopifagre udutayasinimbo udukurikiye, umuha umugisha, kandi umuntu wese wakirira ijambo rigira ahantu rimukura naho rimushyira, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Amen.